umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunga niga impanga umuhangara murenzi impinga sinjya mpunga muhahagi ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwise umwere nta bimwira nta n'umwate wo kumwaza ndimo n'umwari wawe mimwe kwitama ndigiti terere abatoto nimufatireho dore bituza ni agatebe hafi nyamuneka agatebe aho bate hakatira kuko ni time mba ndi butamire ndi umuhungu wa ruga ugaba kandi akagabira nta umugabira uganza ati yambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro ababiri wow ikirahasha bibarutse abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga kandi muhanga bavukana atatu y'ubuhanga iburera rero iwacu hatandukanye na Gasabo kubera ko Gasabo ho bisasira amasake bakisegura amasoza asa neza nta na Gasambu basoromamo ibisusa urakoze cyane ndishimye ndanezerewe ngaho rwose komeza utwibwira uvuge ibigwi by'umuranga sinzi ukuntu ndavuga rero Gasabo bisasira amasake shaba iwacu iburera ikiraha rero sinzi ukuntu umuranga ndi buvuge ariko ndawuvuga nubwo nta wishwe n'uruvugo sinzi ukuntu ndabivuga ariko ngomba kubivuga ntabivuga njyewe ndi mwene havuga gusa ko umuranga ngiye kuwucisha mu muvugo umuranga rero kankuvuge cyane ko ntawuvuga ubusa ndamutse nkuvuzeho ubusa naba nkusizu ayiwe wagira waba uhemutse kandi waravanyeho urubavu ngaho bivuge asase rero kamwatake mutake ndahitaka nihagira ubutaha ibitaka ndahita mutikura mutuka guteruye kandi mubona wanditse nkawuvuga uvuge mwana wa umuranga kuri wowe ndi umukunzi na mami ni umukunzi turi n'abaranga ariko nanjye ndi umukunzi na Maman Nick ni umukunzi twese turi abakunzi na bariya banzi bazawubera abakunzi ndeka nkuvuge umuranga ukwiye kuvuga kuko nta bugwarugwa neza uraguyaguye umuntu uguye ukamwegura umuranga kuko nguko umeze nakuye we sheri we mwoka byaramwe ntimukagaye umuntu uko aresha nuko angana uyu mwana w'umuhungu yahavanye umugeni utagira uko asa umugeni utemba itoto useka amasara agasesekara nta wundi n'uyu wamuvanye ku muranga family cyane sinzi ukuntu ndawuvuga oya wuvugiye umuranga ni wowe soka isumbiye imisozi ntugasaze nk'aba basaza barimo sogokuru y'umusaza buri munsi buri segonda ndi kugusengera Preso akaba boss kuko wampaye sheri bagukope nge na mapengu turi gupangurura imipango y'abagupinga kandi abagupinga amapingu umuranga uramutse urwaye nakurwaza wakurwanya namurwinga nanamugura no murgura icyuma cyose ukwiye cyese nicyo navuga ahantu nakuye sheri ikese irise ingano ushaka inka bawifamu rwose ifamu muranga family TV ikwiye ifamu ariko imwe yahagana hera yahagana ikwiye sine za bihugu zose amoko yose ni ukuri umuranga family TV mwabyiboneye mwabyiyumviye ntabwo ari amazimwe si amagambo ahari nyir'ubwite yahigereye yavuze murumva umva yakomye hirya akora hino akora ku biraha akora ku masake yo muri Gasabo mbese ntako atagize ndishimye rero kandi ndanezerewe kugera ku muranga nakuyeho sheri nkabwira n'abandi yuko mu by'ukuri ari ukuri kuko hanyuma se utari warengaho ku muranga uhakuye sheri hari ikiguzi wahaye umuranga oya nge twarashimanye dushimanye
umuhuza yari umuranga n'ubundi urakagira abantu. mbo turashimana ubu tumeze neza turi mu munyenga w'urukundo nuko maze rero reka nk'umubyeyi mbifurize ikintu cyiza, muzabyare kobwa mubyare hungu, muzakomeze mu bumwe nk'uko umuranga family TV yabahuje. Erega buri ikibura ni kimwe, umuntu udahuzwa n'umuranga agira ibibazo byo guhora ashakagura cyangwa agahora ashwana n'uwo bashakanye kubera impanuro nke. Ndumva twaraguhaye impanuro, ndumva warumvishe, kandi umukobwa washatse nawe twaramuhanuye, kandi yagize na nyirasenge nyabo. Ntago nabonye uko nkushimira ni wowe mu mama mani kwiye mari muri uri umumama wambera mama nkumva disi nge mfite imana nkajya nzirambura sha mama imana imayika nkwituye impaye ukwiye imana, kandi si ukugutaka ari ukugutaka wose nabona uko ngutaka Uwiteka gitare yaragutatse, ukwiye gutakwa no mu bitarama bahita mbahaye ubutumwa nibakabatumiraho abandi batumirwa, ukwiye gutinywa nk'intare. Ni wowe mukecuru w'umuco, kuri wowe umuco ntugacuye ubu si ubucucu tinywa ni nk'intare sha mu mico myiza wabatica bariya bacuhini bakagucangura akabacangura mutse gucira uwagucira we namucunga ataricura nkamucira inshuro 10 kuko yaba ncumuje gucira we mukecuru w'umuco. Uramutse utewe nta gutuza wagutera namutera ari no guteka nkamutatura ibiti ku mataye y'ukayazo utera wowe ndagushimiye mubyeyi, urakoze kibondo. Imana igikomeza igufashe kandi iguha umugisha kandi yagura inganzo yawe. Murakoze cyane. Abakurikiranye rero umuranga family TV mwabyibuye mwabyiyumviye, ubu ntabwo ari amagambo, ni ku mugaragaro, ibyacu ni ku mugaragaro. Mwabibonye ko yaje akivuga, mwabibonye ko yaje akigaragaza rwose, kandi akavuga ko yongeye ku muranga family TV. Icyo bivuga ni kuhabonera icyiza, yahaboneye ibyiza ku muranga family TV, yahakuye umugeni utagira uko asa, ubu aratuje aranezerewe aruhutse, kandi nta kiguzi yatanze, nta kiguzi yahaye umuranga family TV kugira ngo imuhuze n'umukunzi, imuhuze n'umugeni wo mu nzozi ze. Umuranga family TV rero abawukurikiranye twongeye kubashimira aho muri isi yose, ni ukuri muraba agaciro, maze ubundi mutera agatebe hasi mwicare mwumva amagambo yavuye muri uyu mwana, ibyiza bye yibitseho. Ni ukuri turabashimira tubivanye ku mutima. Umuranga family TV nta kiguzi mu byuki. Murakoze murakarama.